mu karere ka Rwamagana ubuyobozi burakangurira abaturage bose batarishyura ubwisungane mu kwivuza bwa Mutuelle de Santé kwihutira kubikora kuko kuva ku wa mbere Nyakanga 2026 abatarishyuye batajyagwa serivisi z'ubuvuzi bakoresheje mituweli. Imibare y'akarere igaragaza ko mu ngo 121,151 zigomba kwishyura ubwisungane mu kwivuza bwa Mutuelle de Santé, izigera ku 64,157 ahari zo zimaze kubikora bingana 53%. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajabu yasabye abaturage batarishyura kubikora vuba, anasaba abafite ikibazo cy'ibyiciro kubanza kujurira kugira ngo amakuru yabo akosorwe. Yavuze ko abaturage bashobora kujya ku biro by'akagari cyangwa ku irembo bakuzuza ifomu ishyirwaho umukono n'umuyobozi w'umudugudu cyangwa mutwarasibo kugira ngo harebwe niba amafaranga basabwa kwishyura ajyanye n'icyiciro barimo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buvuga ko gukosora ibyiciro bikorwa hashingiwe ku makuru atangwa n'umuturage n'ubuhamya bw'ubuyobozi bw'umudugudu hagamijwe ko buri wese yishyura umusanzu ujyanye n'ubushobozi bwe. Akarere ka Rwamagana gakomeje ubukangurambaga bwo kongera ubwitabire buri hejuru ya 53% kugira ngo abaturage bose babashe kubona serivisi z'ubuvuzi igihe bazikeneye.